ntabwo icyari giteye ADPR ikimwaro ari amadeni ifite, sibyo? Ikintu kigomba gutera ADPR ikimwaro ni ubuzima bw'abakirisitu, nibwo bugomba guhangayikisha umushumba. Naho amadeni niyo bafata Dove Hotel bakayigurisha bakishyura, nta kintu ubugingo bw'abakristo bwaba. Niyo haza umutingito Dove Hotel igasenyuka, Relagisi Gicumbi gasenyuka, insengero zose zo mu gihugu bwaca zikaba zikubise hasi, ibyo bintu nta kintu bishobora guhinduraho ubugingo bw'umukristo. Ni nayo mpamvu nimusoma Bibiliya ivuga yuko abashumba ntabwo inshingano zabo ari ugushumba imitungo y'itorero, ahubwo abashumba inshingano zabo ni ugushumba imitima y'abakristo. Pawulo asiga abakuru b'itorero muri Efeso, yarabatongereye ababwira ko namara kuhava hazaza amasega. Arababwira ati rero mube maso, murinde umukumbi uwo umwami yabahaye, murinde nk'abazawubazwa, murinde imitima. Burabazana yibazwa. No kuvuga ngo ntabwo umushumba imbere ya Yesu ntabwo azabazwa amasambu n'ibibanza n'amayupi ya ADPR cyangwa y'abameto, azabazwa imitima y'abakirisitu, azamubaza imitima. Na Yesu ntabwo yigeze avuga ngo none se Yesu se kuki ataguze ibibanza? Yesu yaravuze ngo abo data yampaye bafite mu kiganza. Ntabwo mu biganza by'abashumba akwiriye kureba amakonti y'amafaranga amamiliyari ngo bayacunge, oya. Ahubwo mu biganza by'umushumba mwiza agomba kureba imitima, akareba imitima y'intama. Niba uyoboye urusengero, umudugudu ufite abakristo 100, ntabwo ikintu gikwiriye kukuraza ishinga cyane, ntabwo ari amadeni ubwo rusengero rufite. Ikintu gikwiriye gutuma udasinzira, igikwiriye gutuma ubyuka saa 9 gusenge, ntabwo ari pariki zitarimo amapave, sibyo? Ahubwo imitima y'abantu, sibyo? None reka mvuga, ahubwo imitima y'abakirisitu harimo parikingi y'umwuka wera. Iyo ubyitegereje mu rusengero baje gusenga, urabareba ugasanga umwuka wera aparitse mu mitima yabo. Ubona Yesu atuyemo, ko Yesu yavuze mu nzaza muri maho, ubona Yesu atuyemo. Iyo ubitegereje kwa bakristo bagereranywa n'ibiti byera, ubona bera imbuto za gikristo. Ese kuweho wize ukabusobanukiye umukristo uzumva impanda, ubona impanda ivuze, abakristo bawe wahagarana nabo ku bicu ukabamurikira Yesu. Kuko erega Yesu azagaruka atwara itorero, kandi izi nsengero zizasigara mu isi, sibyo? Zizasigara mu isi, kandi amahoteli azakomeza gukora ataraya ADPR. Azakomeza n'amakonti dufiteho amafaranga. Nituramuka twumvisha imanda tukagenda, amabanki azahamagaza abantu dufitanye amasano ya bugufi, bajyana ibyangombwa, ayo mafaranga bayabahe bayakoresha. Niyo mpamvu Yesu yaranavuze ngo nimubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho imungu n'ingese zitagera. Kuko Yesu wasobanukiwe neza ko bitinde bitebuke, imyaka ibe 1000, ibe 2, ibe 3, ibe 5, ibe 10, ibe miliyoni, Yesu azagaruka. Niba padiri atagomba kurongora, biriya biri mu myemerere, ntabwo biri mu myitwarire. Ni imyemerere, kandi imyemerere ni imyemerere, ntabwo ari discipline. Niyo mpamvu ntawuvamo ngo ashake ngo bamugomishemo umugore, bahita bamuca. Ikintu kiba icyo twita discipline ni uriya mwambaro wa padiri, uriya wo bujya bawuhindura ibara, bakaba bawugira umutuku, bakaba bawugira icyatsi, bitewe n'amanama. Sibyo? Ariko umwenyemere niyo ntabwo yahinduka. Nyine irahinduka, ariko iyo ihindutse bujya n'itorero n'idini riba ryahindutse. Bashobora no guhindura, bujya iyo imyemerere ihindutse, iyo ushatse n'izina ry'idini warihindura. Kuko umupapa ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati nemereye abapadiri gushaka, nangize ubwo byari biri hakasa nk'ubihindura.
ariko ujya umurongo wa kiliziya ubuvuye ni ikintu kiba gikomeye, ni ikindi kinyejana, ni ikindi kiringo, ni ikindi gihe cya kabiri kiliziya iba yinjiye. ubwo bitangiye tubaza ibihe Gatolika yanyuzemo, ushobora gusanga habayeho Gatolika yemeye ko abapadiri barongora, ubwo yaba yinjiye mu kindi gice gishya, kuko ni ibintu bita byideforoma, kubona birahindutse cyane. za paruwase zahinduka, hagashakwa amacumbi y'abagore, hagashaka uko abana b'abapadiri bazabaho, hagashaka uburyo bazajya basezerana, uburyo padiri azabaho afite umugore n'abana. Urumva bihita bihindura umurongo, umva umurongo ubwo mbese niba umurongo wari horizontal uhita uba vertical, cyangwa se ugahita uba zigzag. nguhaye ikaze wowe udukurikira mu biganiro byacu tugenda tukugezaho. Byishimo, umeze neza? Turashima Imana, ni amahoro. ADEPR yamaze gucikamo ibice bibiri. Aya makuru nk'umushumba urayavugaho iki? Ubundi keretse wenda ababibonye uyu munsi, kuko aribwo hatangiye kugaragara ibimenyetso simusiga by'uko idini ya ADEPR yamaze gucikamo ibice bibiri, ariko njyewe nari nsanzwe mbizi. Ntabwo bigutunguye. Gusa njye manze niyama abanyedini, kuba hari abantu bagiye kuza ngo ryacitsemo ibice bibiri hehe gute na gute. Hari abantu b'abakonservateri sibyo baba ADEPR, hakaba n'abantu b'amavugurura, ntiba twavuga ko ari abarivaje cyangwa se ari abantu bari muri ADEPR nshya. Hari ADEPR ya kera, hakaba na ADEPR nshya. ADEPR ya kera rero iyobowe n'umusaza witwa Usabwimana Samuel, bitiriye izina rya Kristo, bamwita bwere bw'itorero. Kandi nyamara buriya bwere bw'itorero ni Yesu, sibyo? Sibyo, bwere bw'itorero ni Yesu. Ni Yesu. Noneho ariko Samuel nawe akwiriye kugera ikirenge mu cya Yesu, birumvikana. Noneho hakaba na ADEPR nshya iyobowe Revera Pasiteri Ndayizeye Isaie. Gucikamo kabiri kwa ADEPR rero, uretse kuba byagaragaye, ubundi ADEPR igomba kugira ibice bitatu. Ibice bibiri bigomba kugaragara, icya gatatu ntikigaragare. Bisobanuye iki? Ubundi habaho ikintu bita urutirigongo, sinzi uko bamubyita abaganga, niba ari korone ni vertikale, ni korone vertikale. Korone vertikale no kuvuga ngo uru rutirigongo iyo rwacitse, ADEPR rero yacitse urutirigongo. Iyo rero urutirigongo rw'idini ni dogitrine yaryo. Buriya icyo bita imyitwarire y'abanyedini. Buriya urutirigongo rw'abadive ni isabato. Ukuyeho isabato icyo bita revendesi, iyo ubuyirangije. Niyo mpamvu nabo batabyemera. Ni ukuvuga ngo urutirigongo rwa ADEPR rero ni ya disipurine yayo. Ni ka gatambaro k'abagore, ni wa musatsi w'umukara, ni bya bintu birebire, sibyo? Ni kwa kwiyiriza ubusa, ni bya bintu by'ubuhanuzi, ni bya byumba by'amasengesho, ni ya midugudu myinshi, ni kwa kuntu bironda, ni kwa kuntu bigira parufe, ni kwa kuntu bakabya, ni kwa kuntu banena, ni kwa kuntu bironda, ni kwa kuntu nyine biyita abantu batoranijwe, ni kwa kuntu Imana ari iyabo, ni kwa kuntu ijuru ari iryabo, ni kwa kuntu Yesu ari uwabo, ni kwa kuntu Yesu na Yezu batandukanye. Urutirigongo rwa ADEPR ni kwa kuntu nyine atari idini, ari itorero ry'Imana, ni kwa kuntu nyine ari abantu Imana itumaho buri kantu kose, ni kwa kuntu ari abantu Imana yishimira, ni kwa kuntu ari abantu bajora buri kantu kose, uko wambaye, uko wariye, uko wicaye, abo ugendana nabo, abo ubana nabo, abo uvugana nabo. Urwo ni rwo rutirigongo rw'ikintu cyitwa ADEPR.
ubwo nibwo rutirigongo. yego mu gihe rero imisokoro imaze kurushiramo yego rugacika, yego ubwo hari igice cyo hasi cy'amatako kuva ku kibuno gusubira hasi iyo umuntu yacitse umugongo kigenda ukwacyo. yego si ni nka buro centre nyine yicitse imodoka igice cy'imbere n'icy'inyuma birakebana. noneho hakaba ikindi gice cy'igihimba kugera ku izosi nacyo kigenda ukwacyo. hagasigara umutwe rero nawe uba utagishobora gutanga amakuru ubwonko ngo bushobore kugera mu bworo bw'ikirenge kuko komunikasiyo ni ya korone, ni rwa rutirigongo. ni ukuvuga ngo rero hagomba kuboneka igice cy'abantu bagihagaze kuri ya adeperi ya mbere, hakaboneka n'igice cya kabiri cy'abantu bemera amavugurura bavuga batari ko ntabwo Imana n'abandi buzura umwuka wera ariko baradefiniza n'abandi. ngira ngo umuvugizi wa ADEPR ubundi yarabivuze, aravuga ati ntabwo tugirwa abapantekote no kwambara imyenda miremire, ntabwo tugirwa abapantekote nuko dufite inzara zidasize, ntabwo ikitwambura ubupantekote ari uko abagore badefirije, ikigira abagore abapantekote ntabwo ari uko abagore babaye abapasitoro cyangwa se batabaye abapasitoro. ati igituma tuba abapantekote turakizi. ubwo abo ni abari mu mpinduka bumva ko kwambara ipantaro ntacyo bitwaye, kudefiriza ntacyo bitwaye, n'abandi barabikora bakavugana n'Imana gutyo bagendera kuri n'abandi. hakabaho rero n'abandi bantu twavuga ngo ni aba Yesu bari mu batageze bagera mu mavugurura. kuvuga ngo hari abantu ubundi hari abantu twavuga bo bari ku gice cy'umutwe. abo bantu rero bo nta n'umuntu wabamenya, ni Imana ibazi sindigwa mvuga, ahubwo nge ndibuze kwigarukira kuri ibi bice bibiri byagaragaye mu itorero rya ADEPR. yego ADEPR yataye kontrole kuko ntabwo ishoboye gukontorora abakristo bayo bari hirya no hino ku isi. yego twabonye neza ko ADEPR iyi bari bafite itorero i Bugande. ubu ngubu iryo torero ngira ngo ryamaze kwigumura kuri ADEPR mu Rwanda, ubu rifite ubuyobozi bwaryo, ryafashe ngira ngo n'ubuzima gatozi Bugande, ntabwo rikigengwa n'iryo mu Rwanda, nta naho bigihuriye. yego sibyo iyo ni faiblesse, ni ugucika k'umugongo, kuko iyo wacitse umugongo ntubasa ibintu wateruraga nubwo yikorera umutwe, ariko iyo wacitse umugongo ntabwo ushobora guterura umuzigo ngo ushyire ku mutwe. bisobanuye ko rero niba ADEPR yarahagurutse ikajya gushinga amatorero i Bugande, ikabyara amaparuwase, igasengera abakuru b'itorero, uyu munsi ikaba idafite umudugudu n'umwe cyangwa paruwase n'imwe Bugande ishobora gukontora cyangwa ngo ibagire inama cyangwa ngo ibatere inkunga, uko ni ugucika k'umugongo. hari ibintu rega tugomba kwemera kugira ngo dukire. ADEPR yari ifite icyo bita ururembo mu Bubiligi, sibyo i Buraya, bafite itorero mu Bubiligi, bafite amatorero mu Bufaransa, ibyo bintu bakibikontorora. niyo bafite amatorero Montreal muri Canada, ibyo bintu byose ntago bakibikontorora. niyo mpamvu wabonye mu isengerwa ry'abapasitoro n'abadiyakoni hariya muri Canada muri ADEPR, Eglise Pante ni ADEPR, yitwa itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda. ADEPR ni itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda. iriya usabwa Imana Samuel ayoboye, iriya ni ADEPR Canada. mbese no mpamvu ubona imico noneho wabonye ko uwagiye kubimika usabwa Imana Samuel. usabwa Imana Samuel ni umushumba utenzwe mu Rwanda, ADEPR yo mu Rwanda. bisobanuye ko ntabwo impamvu yagiye kubimika ari uko ari hafi, kuko usabwa Imana aba mu Bubiligi. buriya kuva mu Bubiligi ujya muri Canada no kuva mu Rwanda ujya muri Canada buriya ni hakirangana. ni ukuvuga ngo Revera Izayi ntabwo abuze pasiporo, ntabwo abuze visa, ntabwo abuze visa, ntabwo yabura visa muri Canada. Revera Izayi ntabwo ADEPR yabura tike
yo kwishyurira umuvugizi ngo ajye kwimika n'abari muri yare ndabaza nti nabo ntibamuburira tike kuko na Samuel ntabwo yategesheje aho yakuye mu rugo niba bategeye Papi Clever na Dorcas bakajya kuririmba mu giterane cyo kwimika abapasiteri unsobanurira ute ku cya ADEPR Canada itahamagaye umuvugizi n'umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda cyangwa se umwungirije cyangwa ngo banaderege umwe mu bashumba b'ururembo nibura ajye gukora uriya muhango. Bisobanuye ko baranenana, ni ukuvuga ngo bamwe ni Abasamariya abandi ni Abayuda, nubwo bose bavuka kuri Yakobo, ariko bamwe ni Abasamariya abandi ni Abayuda, baranenana. Baravuga bati uyu yimitse abagore, uyu yimitse abagore, kandi twebwe ntidushobora kwimika. Ubonye ko abo bimitse ari abagabo, bimitse abagore babo baje barabahamiriza, batasubira kwicara, barabahamiriza ati abagabo bacu turabemerera ko tuzabafasha muri izi nshingano, tuzababa hafi. Nyine nk'uko umupapa yo yimitswe, umudamu agomba kuba hari. Abo bimitse n'abagabo, abadamu ntigeze bimika, ntabwo bigeze. Nese uravuga ko muri Canada, nacyo cyantunguye nshaka kubaza, muri Canada nta mugore ushyitse uhari ukwiriye guhabwa ubupasitoro. Bivuze ko bariya barigumuye, ntabwo bashobora kwemera imyitwarire ya ADEPR yo mu Rwanda. None ubundi muri Canada tuhazi nk'ahantu abantu iyo bavuye no muri iki gihugu bagiye muri Canada bumva ko bagiye muri freedom, bumva ko bagiye kwisanzura. Ni nacyo kibazo, ni nacyo kibazo. Ubundi abari muri Canada nibo bagakwiriye kuba badefiriza, nibo bagakwiriye kuba bashyiraho imisatsi y'abazungu ngo baseda, nibo bagakwiriye kuba bitukuza. Ikibabaje nuko ahubwo abo muri Canada bari gushobora umwimerere, mu gihe abo mu Rwanda bari kuvuga ngo ibintu byarahindutse, ngo tugomba kujyana n'igihe, ngo umuco, ngo n'igihe aho kigeze, ngo itorero rigomba ngo kukumvira urubyiruko, ngo narwo rukiyumvamo itorero. Urubyiruko rwo muri Canada rwa ADEPR n'abarokore ba ADEPR bo muri Canada bo bari kubona nta bintu bidasanzwe bihari, sibyo? Bo barabona nta mpamvu yo guhindura discipline. None abo mu Rwanda bari kubireba kuri televiziyo gusa, bakabireba kuri Facebook, bo bari kugira gute? Bo barimo kubona ko ibyo bintu ari ibintu byabacitse. Kwambara bigufi byabacitse, itorero rigomba kubibemerera. Kudefiriza byabacitse, koroshya imisatsi byabacitse, kugira abagore mu b'abapasitoro byabacitse. Nimugire vuba tubyemere natwe bitagira gute, bitaducika. Niyo mpamvu urabona noneho iki kintu wenda tubivuge turi seriye. Ikiganiro kirakomeye, tugomba kukibaha. Yes, tubivuge turi seriye. Iki kintu abantu babone ko ari ikintu gikomeye, sibyo? Kandi kugucikamo ibice kwa ADEPR, nubwo abantu batekereza ko ntanga uburi yari amatorero yagakwiriye kuba ari amatorero ya ADEPR, sibyo? Batanga na raporo i Kigali, Kigali ijya no kwimikayo abapasitoro, sibyo? Ikagira n'abantu bayihagarariye hariya, ikamenya ubuzima bw'abana bayo, kuko bariya ni Abanyarwanda bavuye mu Rwanda bajya muri Canada, n'Abarundi wenda n'abandi banabwirijwe ubutumwa, sibyo? Imihango yo kubatiza n'indi mihango ikomeye Abanyarwanda bakaba bashobora kuyitabira. Ibyo bintu bifite ubusobanuro bubiri. Icyambere, amatorero yo muri Canada buriya bahagize nibura abakirisitu 200, buriya no mu buryo bw'ubukungu bashobora kuba bakomeye kuruta n'ururembo rufite abakirisitu 200, bitewe nuko muri Canada bafite akazi, barakora, bafite amafaranga afite agaciro, sibyo? Bashobora kuzajya batera, bashobora no gufasha amatorero. Iriya ni diaspora, iriya ni baba ari nk'abaterankunga, baba ari nk'abamisiyoneri bafiteyo. Uhafite abakirisitu 200, abo bari benshi. Mu gihe dufite ibibazo byo kubaka insengero, mu gihe dufite ibibazo runaka, ni abantu bashobora gutera inkunga itorero. Itorero rero ntiritekereze ko riba ridahombye, ryarahombye cyane, riba rihombye.
icya kabiri nanone no mu buryo bw'imibanire y'igihugu, Yego. sibyo? Niba igihugu gifite ambasade muri Canada, kuba n'abakristo nabo bakorana, ibyo ni ibintu nanone byongera umubano w'u Rwanda na Canada. Yego. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana cyane. Yego. Kuba rero ADPR ishobora gutakaza amaboko nk'ariya, abantu bo bakishingira uburyo bwabo bwo gusenga, uburyo bwabo bwo gukora, bakagera no ku rwego noneho bashobora no kwirobanurira abapasitoro, bakitumirira n'umuntu uza kubimika bashatse. Buriya Dorukasi ahubwo na Papi Kereva bakwiriye guhagarikwa muri ADPR. Nge birananangaza, sinzi kontrol ya ADPR uko ikimeze. Niba Dorukasi na Papi Kereva bagiye kuririmbayo muri mwitoro rya ADPR, ryatumiye n'usabye Imana Samuel kuryandikira abapasitoro, kandi ahagaritswe ADPR mu Rwanda idashobora kumuhamagara ngo aze mu Rwanda nk'umupasitoro mukuru, kuko niwe wagakwiriye kuba warasengeye bayizaye cyane. Samuel niwe wagakwiriye kuba yarimitse bayizaye. Niba ADPR itaramwishyuriye itike ngo aze mu Rwanda aze kwimika Izayi, abadorukasi bagakwiriye guhagarikwa kuko bagiye kuririmba aho bitemewe. Bashobora no kuba batarajyanye rekomanda. Oya, n'abara n'abahanzi ku giti cyabo bari. Oya, ntago byemewe muri ADPR. Mu mabwiriza agenga abahanzi ntago byemewe. Ayo bo barabyemeye. Oya, ntago byemewe, ahubwo biterwa n'abari bo, kuko bujya ku isi hose igitugu naho kitaba. Amabwiriza agenga rubanda rugufi, ariko iyo washoboye kugira imbaraga ukabona amafaranga ukagira icyubahiro, ayo mabwiriza ntago aba kureba cyane, urayakandagira rwose. Ariko noneho ibi bintu ari nk'umuhanzi wenda wo muri paruwase ya Muhoza, muri paruwase ya Musanze, akaba yaje kuririmba wenda akava mu murenge umwe wo muri Muhoza akajya mu wundi murenge akaririmba mu batisimu, bahita bamuca, sibyo? Bahita bamuca. Iki kibazo rero mushobora kugira ngo ni muri Canada gusa, no mu nsengero zose za ADPR yego kirimo. Gusa nuko wenda mu Rwanda bigoye uyu munsi kuba abantu bashobora gusatura nk'uko umuriro wa Pentecote wasohotse. Uyu munsi biragoye kuba abantu bajya gushinga irindi torero ngo bavuge ngo iyi ni ADPR yacu ivuguruye, kuko muri ADPR uyu munsi hari abantu bakiri abakonservateri, hari abantu bagishaka gukomeza imyitwarire yego ya ADPR ya mbere. Hari abantu bagitsimbaraye kuri ibyo, na n'uyu munsi batariyakira ngo bakire mu mitima yabo impinduka. Yego, hari abantu bataremera ibi n'ibi. Hari umuntu muganira akakubwira ati nubwo badefiriza nge sinzadefiriza. Nubwo bagira gute, nubwo bakwambara amapantaro nge sizangerera mu matako, nubwo bakwambara amaherena nge ntayo nzashyiraho, sibyo? Nubwo basengera abagore ngewe sinabwemera ubupasitoro ndi umugore. Hari abantu bagiteye gutyo, bagifite iyo miterere. Yego, niba rero abo bantu barimo, kandi ni benshi utanze amatora, wenda abantu banatwandikire muri comment, no muri comment uzabirebemo. Hari abantu batabyemera benshi. Ibyo babisobanuye ngo rero iyo bahagaze imbere ubayoboye uri umushumba, ubuyoboye amadini abiri. Buriya nuko mu buryo bw'amatorero hatabamo demokarasi, habamo icyitwa teokrasi. Harimo demokarasi nk'uko mu gihugu biba bimeze. Bakubwira ngo mu Bufaransa ngo hari ishyaka ry'abakonservateri, hakaba n'ishyaka iriniri. Bakubwira ngo muri Amerika hari abitwa abarepublika n'abademokarate. Abarepublika batsimbaraye kuri ibi,
abademokarate batsimbaraye kuri, iyo abarepubulika batsinze ubwo igihugu kiragendera kuri uwo murongo, iyo abarepubulika batsinze ubwo igihugu kiragendera kuri, bakafata abarepubulika ni abanyentambara, iyo batsinze ubwo nyine ni ukurwana, bari bukanga isi. Umuntu wese urabyimbye agatuza kuri Amerika mu myaka 5 yabo baramurasa. Ariko abademokarate nibaza bari buze kuza bajye mu mishyikirano, bagerageza guteza imbere ubukungu bw'igihugu n'abaturage, bareba uburyo abasaza babongerera amafaranga yo mu zabukuru, abakene babongerere, bahanga imirimo. Yabaye no mu madini bimeze nka gutyo, bakavuga bati abakonseriva, abantu bakiri muri ADPR ya mbere mujye mwicara iburyo, abo muri ADPR ya kabiri mujye ibumoso, nibwo wabibona neza. aho umuntu akavuga twebwe abapfuka ibitambaro tuzaba turaha, abadashobora kwambara amapantaro tuzaba turaha, hakabaho korali z'abantu badashobora kwemera umusatsi unyereye n'izabemera unyereye, nibwo wabibona neza n'izabatemera. Nibwo wabona neza ukuntu byahita byigaragara, byahita byicangura. Ariko nubwo bimeze gutyo batabikora, biri mu mitima kandi niho habi, sibyo? Ibi biri mu mitima niho habi. Umushumba mukuru wa ADPR afite akazi katoroje muri iki gihe ko kumvisha aba-ADPR ba kera ko ibi bintu ntacyo bitwaye, sibyo? Kubagaburira niba ari intonorano akayibaga akayibaha, bakayirya bakayikonsoma. Hari abantu bameze nka Petero, uzi ko Imana yanabwiye Petero kwa Koroneliyo, yego, ikamuzanira ikintu ikinyita kiriho inyamaswa zose, izizira n'izihumanye, ikamubwira ngo bagurye. Petero akabyanga, Imana ikanamwibwira ngo ibyo nahumanuye ntago babigihumanye, kuki mukibyita ibihumanye? Petero avuga ati wabihumanura wabihumanura, yewe narakijijwe nizera Yesu, ariko ndi umuyuda k'umuyuda nta kintu kizabinkuramo. Bisobanuye ko umuntu wese wakirijwe muri ADPR, sibyo, munsi y'ibihumbi 2020, yego, sibyo, biragoye ni umwadeperi nyine, ni umupene, reka dukoreshe iyo zina, ni umupene, kumukuramo ubupene biragoye. Niyo yaba ari kunywa inzoga ayinywa ari umupene, niyo yajya gusambana asambana ari umupene, sibyo? umupene waguze azajya gusambana yambaye ijipo igera ku birenge, yapfutse n'agatambaro n'agasakoshi, ndasambanye ndaguye ariko ndi umupene. Ibyo nkora ndabizi ko ari bibi, ariko ndi umupene. Ubu rero biragoye umuntu rero kuzamwumvisha kugira ngo izayamubwira ati bagurye, nta kintu bigitwaye ibi bintu, bagurye. Wakwambara uduherena ntacyo bigitwaye, ubu wakwitukuza ntacyo bigitwaye, wanyereza umusatsi ntacyo bigitwaye, bagurye. Wakambara ubusa bagurye. Ubu umugore yakuyobora akakubera umushumba. Ubu hari abantu bari bafite na gahunda zo gusezerana babana n'abagore, ariko babihagaritse ati ntazasezeranywa n'umugore. Yes, hari abantu bagifite imyumvire yarize iki, ubwo nabapene kavuga ati jewe ngaji sibyo, zarinda mvibugurugunzu. ubwo ni nabona umupastor w'umugabo unsezerana, zarinda mvibugurugunzu nyiringaji. ubwo bivuze ngo muri paruwasi washobora kuba harimo umugore we ukazanga kuhasezerana ukimuka. Oya, no muhinda aravuga paruwasi wo uzi ko hari abantu babihagaritse, no akavuga ati amaherezo bizagenda bite? Oya, zabaho adasezeranya, asezerane mu murenge yibanire n'umugore, avuga ati n'ubundi ntazasezerana n'umugore simbyemera. Hari abantu barize iki, niba arize iki yaravuze ati nge ndamutse nshingiwe n'umugore, ubwo nabivamo, nagera mu rugo ngahamagara umupastor w'umugabo niyo yaza afite mitsingi, akansezeranya ari kunywa inzoga, ati natuza, ati giye muri Yorodani nkabatizwa n'umugore, ati nakwirukanka nkashaka uw'umugabo niyo yaba afite isigara, akanjyana mu kidendezi akongera akambatiza. Rize iki? Afite abayoboke bangana iki? Iyo ukoze ibiganiro ukavuga kuri Riziki, abantu wumva bamwemera muri comment mbona ari nka 90. none se hari abagatulika bazi Riziki?
hari abasilamu bazi riziki zibyo. No muri ADPR rero hari abagore benshi, abagabo benshi, abasore benshi, abakobwa benshi bagifite imyumvire y'abaperiziki, sibyo? Bari mu mwuka uri muri riziki w'abapene bo hambere. Uzajya ubabona banishingiye rero, akavuga ati rero kugira ngo dusezeranywe n'umugore icyaba cyiza reka tugire gute, duce panya. Zikize siko yavuze ati nakwishingira bikagira inzira. Ubwo ndi kukubwira ngo uwo ni umurimo Izayi afite, kuzana ikinyita kiriho ibintu aba ADPR bita ibizira, kugira ngo amobirize abarokore bose ababwira ati ni mu birye. Ubu ntabwo bikizira, ni mu birye rwose nta kibazo, burya nta kibazo gihari. Wenda ndibuze kubizana mu kindi kiganiro ibijyanye n'ibintu byaziraga. Kandi buriya mujye mutinya ikintu umuyobozi akoze, sibyo? Niba umushumba mukuru wa ADPR ubwe yarafashe korali ikomeye mu Rwanda muri ADPR akayinjirana mu rusengero muri kiliziya, igahabwa kuririmba muri kiliziya, n'umushumba wa ADPR mukuru akakirwa muri kiliziya, ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye. Twe batubuzaga no gutaha ubukwe. Oya, ni ibintu bifite igisobanuro. Umuntu wa mugaturika ugataha ubukwe bwe bahitaga baguhagarika. Ni ibintu bifite igisobanuro. Iyo waba ufite umuvandimwe w'umukaturika ntabwo ari wemerewe kumubera marene muviri imwe, yashakaga undi muntu ngo numubera marene uri umwadeperi bahitaga baguhagarika kiyasi. No kuvuga ngo ni ibintu bifite igisobanuro, ngo ntabwo kirura n'inyama ngo bibana, ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye cyagenze kuko niba igitambo cya misa gituwe, urabizi ko abamo guhazwa, sibyo? Icyo ntakurikiranye niba barahazigijwe, ariko urumva se guhabwa indirimbo mukaririmba no guhazwa se hakomeye se, guhabwa indirimbo hakomeye gutamba igitambo. Gutamba igitambo nibyo bikomeye, guhazwa se kari umuhango uri necessaire, ibintu bisanzwe. Nano wanari kujya se guhazwa n'uko umuririmbyi se muri korali yaba yemererwa kuririmba akaba ntashyirwe ku ifunguro ryera, bisobanuye ko gide bibaho. wajya kwemererwa kuririmba. Turaza gukora ikindi kiganiro tuvuge kuri iki kintu, tugisesengura abantu bacyumva. Hari abantu bacyumva ngo ADPR, sibyo? Mbwira cyari ADPR kumenya ngo ADPR iri mu mavugurura, sibyo? Kandi ayo mavugurura ni ugusenya ibyari ibintu byose byo hambere, tubimenyera ubwo undi murongo mushya. Ni nayo mpamvu ubona amaboko yabo cyangwa se amashami yayo yose yo hanze yo yamaze kuyipakururaho, kuko ntabwo abantu ba ADPR bo muri Belgique, ADPR yo mu Bufaransa, ADPR yo muri Canada, ADPR yo muri Amerika, bo ntabwo bifuza aya mavugurura, ntabwo bayakeneye. Ikiganiro giherutse cy'umuvugizi wa ADPR yagiranye n'umunyamakuru ntaribuze kuvuga, yavuze yuko ngo ibyo bintu byose baba bavuga nyamara ngo baba babeshya ngo ADPR ngo itigeze ihinduka ngo muri doctrine ndetse no mu mikorere ya ADPR yari isanzwe iriho ngo ari wo murongo bakigenderaho, ngo ibyo bintu baba bavuga ngo nta nubwo ari we baba bavuga nyamara ngo umenye baba babeshya ngo yikabakabye ngo nyamara ngasanga atari we. Oya, nyine ibyo umuntu avuga ni ibyako, ntabwo twe twumva ibyo avuga, ariko iyo tugiye kureba ntabwo tureba ibyo avuga, ahubwo tureba ibyo akora, si byose? Ntabwo ngewe iyo ndi gukoresha amatwi numva ibyo ubuyobozi bukuru bwa ADPR buri kuvuga, yego ibyo ndabyumva, si byo? Buvuga ko ADPR itahindutse, bukavuga ko umurongo yagenderagaho ari wo ukiriho, bukavuga ko nta kintu na kimwe cy'imyemerere n'imyizerere n'imyitwarire ya ADPR bigeze bahinduka, si byo? Niko bavuga rwose, ibyo nibyo bavuga. Noneho ngewe rero iyo ngiye kureba, iyo ndangije kumva njya kureba ibyo bakora, si byo? Iyo ngiye kureba ibyo bakora rero ndagenda nkajya kuri ADPR intora, aho umushumba mukuru w'ubwo ayobora, nkahabona korali y'urubyiruko yambaye amapantaro n'imipira irimo kuririmba ibyina drama, si byo? Ibyo nibyo mbona.
nakongera nkareba korari zaho ziririmba nkabona abagore banyereje umusatsi, nkabona abageni bakingirwa mu rusengero badefirije banasutse mu buryo bugaragara, ibintu ubundi umurokore yarotaga akaza kwatura. Umuntu wo muri ADEPR iyo yarotaga yadefirije yarazaga akatura akavuga ati narose ndi kudefiriza, Imana imbabarire, sibyo ibyo nkabibona. ngo byarasubira asubira inyuma nkareba muri ADEPR nkabona basengeye abapasiteri b'abagore. None se uko abizi muri raporo yahawe y'abapasitori agiye kuyobora muri Romize Aroprise mu bihumbi by'abapasitori hari izina mu mwanya w'igitsina, hari F yari irimo, kuvuga ko nta kintu bahinduye mu bijyanye n'imyemerere. Rega kiriya cy'abakozi kiba mu myemerere, ntabwo kiba mu myitwarire. Abakozi abakozi kiba muri doctrine, ntabwo kiba muri discipline. Muri discipline habamo imyambarire, sibyo? Muri discipline habamo uko twambara, uko twitwara, uko tuvuga, ibyo turya n'ibyo tunywa. Ariko nanone buriya no mu myambarire no mu mirire hari utuntu tuza muri doctrine. Ariko muri doctrine abakozi baba muri doctrine, ntabwo abakozi iyo rero uhinduye icyo twita inshingano, buriya ni ukuvuga ngo Kiliziya Katolike niba padiri atagomba kurongora, biriya biri mu myemerere, ntabwo biri mu myitwarire. Ni imyemerere kandi imyemerere igoye, ni imyemerere, ntabwo ari discipline. Niyo mpamvu ntawe uvamo ngo ashake ngo bamugomeshemo umugore, bahita bamuca. Ikintu kiba icyo twita discipline ni uriya mwambaro wa padiri, uriya wo bujya bawuhindura ibara, bakaba bawugira umutuku, bakaba bawugira icyatsi bitewe n'amanama. Sibyo, ariko umwenyemere niyo ntabwo yahinduka. Nyine irahinduka, ariko iyo ihindutse bujya n'itore n'idini riba ryahindutse, bashobora no guhindura. Bujya iyo imyemerere ihindutse, iyo ushatse n'izina ry'idini warihindura. Kuko umupapa ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati nemereye abapadiri gushaka, nangize ubwo byari biriho akasa nk'ubihindura. Ariko ujya umurongo wa Kiliziya ubuvuye ni ikintu kiba gikomeye, ni ikindi kinyejana, ni ikindi kiringo, ni ikindi gihe cya kabiri Kiliziya iba yinjiye. Ubwo bitangiye tubaza ibihe Gatolika yanyuzemo, ushobora gusanga habayeho Gatolika yemeye ko abapadiri barongora, ubwo yaba yinjiye mu kindi gice gishya, kuko ni ibintu bita byideforoma, kubona birahindutse cyane. Za paruwase zahinduka, hagashakwa amacumbi y'abagore, hagashaka uko abana b'abapadiri bazabaho, hagashaka uburyo bazajya basezerana, uburyo padiri azabaho afite umugore n'abana. Urumva bihita bihindura umurongo. Ubwo mbese niba umurongo wari horizontal uhita uba vertical, cyangwa se ugahita uba zigzag. None ko mu kiganiro umuvugizi wa ADEPR we yibanda avuga cyane ati rega mu byo bavuga yewe si byibandaho, ahubwo nuko amadeni twari dufite nka ADEPR ubu tayari yamaze kwishyurwa, ukumva ari nk'inshingano ahubwo zikomeye yakoze kabusa nk'umuyobozi, kuko ngo harimo za miliyari nyinshi zitarishyurwa, none ubu zarishyuwe, ngo amahoro arahari muri ADEPR. Amahoro arahari. Nta soni mfite uretse izi byaha byanjye, nzajya nirata gusa uwo musaraba. Ni ukuvuga ngo ntabwo icyari giteye ADEPR ikimwaro ari amadeni ifite, sibyo? Ikintu kigomba gutera ADEPR ikimwaro ni ubuzima bw'abakirisitu, nibwo bugomba guhangayikisha umushumba. Naho amadeni niyo bafata Dove Hotel bakayigurisha bakishyura, nta kintu ubugingo bw'abakristo bwaba. Niyo haza umutingito Dove Hotel igasenyuka,
Relagisi Gicumbi igasenyuka, insengero zose zo mu gihugu bwacya zikaba zikubise hasi. Ibyo bintu nta kintu bishobora guhinduraho ubugingo bw'umukristo. Ni nayo mpamvu nimusoma Bibiliya ivuga yuko abashumba ntabwo inshingano zabo ari ugushumba imitungo y'itorero, ahubwo abashumba inshingano zabo ni ugushumba imitima y'abakristo. Pawulo asiga abakuru b'itorero muri Efeso, yarabatongereye ababwira ko namara kuhava hazaza amasega. Arababwira ati rero mube maso, murinde umukumbi uwo umwami yabahaye, muwurinde nk'abazawubazwa, murinde imitima. buriya bazanayibazwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo umushumba imbere ya Yesu ntabwo azabazwa amasambu n'ibibanza n'amayupi ya ADEPR cyangwa y'abameto. Azabazwa imitima y'abakirisitu, azamubaza imitima. Na Yesu ntabwo yigeze avuga ngo none se Yesu se kuki ataguze ibibanza. Yesu yaravuze ngo abo data yampaye bafite mu kiganza. Ntabwo mu biganza by'abashumba akwiriye kureba amakonti y'amafaranga amamiliyari ngo bayacunge, oya. Ahubwo mu biganza by'umushumba mwiza agomba kureba imitima, akareba imitima y'intama. Niba uyoboye urusengero, umudugudu ufite abakristo 100, ntabwo ikintu gikwiriye kukuraza ishinga cyane, ntabwo ari amadeni urwo rusengero rufite. Ikintu gikwiriye gutuma udasinzira, gikwiriye gutuma ubyuka saa 9 gusenge, ntabwo ari parikingi itarimo amapave, sibyo. Ahubwo imitima y'abantu, sibyo. None reka mvuga, ahubwo imitima y'abakirisitu harimo parikingi y'umwuka wera. Iyo ubyitegereje mu rusengero baje gusenga, urabareba ugasanga umwuka wera aparitse mu mitima yabo. Ubona Yesu atuyemo, ko Yesu yavuze mu mwanya muri maho, ubona Yesu atuyemo. Iyo ubitegereje kwa bakristo bagereranywa n'ibiti byera, ubona bera imbuto za gikristo. Ese kuweho wize ukabusobanukiye umukristo, uzumva impanda, ubona impanda ivuze, abakristo bawe wahagarana nabo ku bicu ukabamurikira Yesu. Kuko erega Yesu azagaruka atwara itorero, kandi izi nsengero zizasigara mu isi, sibyo. Zizasigara mu isi, kandi amahoteli azakomeza gukora ataraya ADEPR. Azakomeza n'amakonti dufiteho amafaranga. Nituramuka twumvisha impanda tukagenda, amabanki azahamagaza abantu dufitanye amasano ya bugufi, bajyana ibyangombwa, ayo mafaranga bayabahe bayakoresha. Niyo mpamvu Yesu yaranavuze ngo nimubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyungu n'ingese zitagera. Kuko Yesu wasobanukiwe neza ko bitinde bitebuke, imyaka ibe 1000, ibe 2, ibe 3, ibe 5, ibe 10, ibe miliyoni, Yesu azagaruka atwara itorero. Abari mu isi bahinduke, abapfuye bazuke, kandi umuntu icyo azarokora nicyo yabikije mu ijuru, sibyo. Nicyo yabikije mu ijuru. Ntabwo rero umushumba agomba, njya mbabara ubona ko abisi batera inkunga ibikorwa byabo. Abantu b'abatinganyi bafite amashyirahamwe, kandi abateye inkunga, abateye imbere b'Iburaya no muri Amerika n'ahandi barayafasha, ugatashanga abatinganyi mu Rwanda n'ahandi babayeho neza, n'abandi. Ariko ntabwo abantu b'Imana bo bajya bafasha ibikorwa byabo. Nk'ubu iyo dukora ibi biganiro, abantu b'Imana cyangwa abakristo icyo bashinzwe ni ukuza kureba ngo aho twavuze ibitari byo, kuza kuducyurira, kuza kudutuka, kuza kutubwira ngo ayo mavideo yanyu ni mabi, ngo murasa nabi, ngo kamera zayo. Ntawavuga ati ko mbona ugira ifoto mbi, reka nzakugurira kamera. Wambaye umupira umwe, wambaye ishati, ntawavuga ati reka nkugurire ishati cyangwa kositime uzajya uhinduranya. Aho hantu shitani yafashe abantu arabacurika, kuko azi neza ko baramutse bateye inkunga ibikorwa byabo, sibyo. Niba ibiganiro ntibabireba, kandi nibo bigenewe. Ntabwo ibiganiro bigenewe
abapagani Abo n'ibiganiro bigenewe bya abo kirisito babireba nyine. ntabwo babireba, bikanarangira tubuze ababireba. Twabura ababireba tugakora ibiganiro bireba abapagani, bo bakabireba iyo twazanye amatiku, sibyo? Twivugira impanuka n'ibindi bintu byabaye ahandi, abapagani barabireba, bamara kubireba nabo bakabireba nabo bakishima, bakanadushimira atari ya makuru bimwe tugejejeho ku gihe, nibe namera naba namwe. Ariko abarokore niyo baje kuzireba ni ukudutuka. Uwo ni umugambi wa shitani, ni umugambi wa shitani, ni uwo gucurika abarokore ngo barebe mu isi. Ntabwo ashobora kuguha amazi. Noneho abashumba bo baraturangije, batubwiye ko kubitsa mu ijuru ni ukubaka insengero nziza, kuko insengero nziza ni ubukungu kuri bo. Batubwira ko ari ugutanga icya 10 n'amaturo kugira ngo babeho, sibyo? Ariko nyamara uzasanga nitujya gutanga icya 10 bazana uruseke rungana ruke, nitujya gutanga amaturo yishimwe n'umutima ukunze bazana uruseke rungana ruke, nitujya gufasha umupfakazi bazana akantu kangana gutya nako bazakazana rimwe mu mezi 3, nitujya gufasha impfubyi bazazana akantu kangana gutya nako bakazana rimwe mu mezi 3, nitujya gufasha abakene nabwo bazakazana nyuma y'andi maturo kugira ngo dushyiremo ibyasagutse. Ntabwo bashobora kuvuga bati iki cyumweru amaturo yose nayo gufasha abakene, iki gikurikiyeho yaba icya 10 yaba amaturo nayo gufasha impfubyi, iki gikurikiyeho yaba amaturo byaba icya 10 nayo gufasha abapfakazi. noneho bakagenda babishyira gutya. Iki cya 4 amaturo tuzayubakisha insengero. Ntabwo babikora kuko ibyo ngibyo ntabwo harimo igihombo ku muntu wagize amahirwe. Kandi ubugome bwa shitani my friend ni ubuhe? Nuko umuntu wese yinjira mu itorero atazi ko azaba umuyobozi, yinjira amashaka Yesu, yinjira amashaka Yesu, urumva? Wamara kugeramo rero dayimoni akagutwara, yamara kukugeza mu ntebe yo kuyobora akaguhindurira icyerekezo, akakubwira ko urajya ubwira abandi ko bararama bakareba mu ijuru, weho ukareba kuri konte y'itorero. Akakubwira ko urajya ubwira abandi yuko ingororano zaba ari mu ijuru bazambikwa amakamba, weho ukabona ko umushahara ari mukeya ukwiriye kongezwa. Turahura mu bindi biganiro biraza gukurikiraho. Ciao ciao.